igihugu gikeneye amasengesho kubera ko byamaze kugaragara ko hari ibintu byinshi birimo Imana irimo iragenda inyereka. Tumaze kugwiza abana benshi barimo barapfa barimo rero mu butumwa Imana yampaye. Imana irimo irambwira ngo nidutake cyane ababyeyi nibaririre abana babo cyane kuko hari umwuka uri kugenda uza cyane kugira ngo Imana igume iyikoreshe, kuko urabona hano mu Rwanda twamaze kugira abantu ku mbuga nkoranyambaga bemera guhabwa amafaranga bagakina za porona hanga. Ibyo bintu byose y'abana bacu bagenda bareba ibyo bintu kandi bakabireba bakiri batoya, ibyo bintu bigenda bihumanya mindset y'abana. Igihugu cy'u Burundi tira gihugu nacyo no kugisengera cyane kuko nacyo cyugarijwe n'ibihe bibi, ari nayo mpamvu nabwira n'abarundi kwegera Imana cyane bagasenga kugira ngo bashobore kugirwa neza n'Imana, kuko Imana mpishuriye abarundi benshi bafite amagambo menshi bari mu rusaku barangaye, benshi kandi nababonye bari mu businzi. Ubwo businzi busobanura amagambo menshi. Imana yarambwiye rero ngo ku gihugu cy'u Burundi nakira shaka kugishyiramo ububyutse, ariko irambwira ngo ni byiza ko baba maso bagasengera nanone nabo igihugu cyabo, kuko haracyari imigambi inyuranye ya Satani iri kuri icyo gihe butwarwa. Turacyari kubusengera ko twahishuriwe ko ubwo Kongo igiye kuzacikamo ibice, natwe hari ubutaka buzagaruka. Ntabwo ibiyo mbivuga abantu benshi babyumva kubera ko ngewe mba mu isi y'umwuka, ariko nkeneye gukora n'abantu bari strong mu buryo bwo kumva ururimi rw'umwuka mvuga, kuko ndavuga ibintu binini kandi bikwiriye kumvwa n'abandi bantu banini mu buryo bw'ubwenge. Ubutaka bwacu buzagaruka. Kongo, reka mbere wenda kuri Kongo wenda mbere yuko ngaruka ku isi yose. Muri Kongo n'ubundi haracyari ibintu byacu biriyo, nibyo ndimo ndagarukaho mvuga. Hari ubutaka bwacu bukiriyo bwajyanywe mu buryo mbarako ari ubw'umwijima, ariko ubwo butaka bukwiriye kuzagaruka mu bundi buryo, kuko ibyo bugomba kugaruka kuri iki gihugu. Bari ku rugero rukwiye, ku rwego rukwiye. N'abahari basa naho dutekereza ko bari kuri parafo, nabo ubwabo baracyafite intambara nyinshi, kuko hano ugerageje gusa naho akomera, asa naho atwarwa n'imyuka y'ikene wabo, akumva ko niba yagize itorero, iryo torero abantu benshi bakagombye kumenya ko itorero ntabwo ari iryacu, ni irya Kristo. Abantu tubwiriza n'ab'Imana ho tugashobora kugira iki kwinjira mu gihe cy'ububyutse. Usanga abapasiteri benshi uzajya usanga hirya no hino bicariye mu tubari bari kunywa inzoga, abandi bari kunywa amatabi, abandi bari mu bagore, abandi bari mu bintu binyuranye. Dufite intonde z'abapastori benshi cyane bapfuye barenga ibihumbi byinshi barahangaha barangaye. None ukibaza abo bantu amaturo bahabwa n'ayiki? Imana igiye gukubura no gutangira guhana abantu bose bagiye bavangavanga ibintu. Igiye guhera mu b'imbere mu b'inzu y'Imana bishyize hejuru biremereje, bose Imana igiye guhondagura. Igiye guca mu bapastori, igiye guca mu bakristo bagiye bavangavanga ibintu. Imana igiye gusa naho ihindura ibintu kugira ngo ikirere cy'isi y'umwuka hano iwacu habeho impinduka nyinshi. No kuvuga ngo rero n'ububyutse bugiye kuzabaho. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ngo nkwifurize umugisha w'Imana wowe udukurikiye, shuti mukunzi w'Irembo Ryera, wowe wahisemo kandi ugahitamo neza, ugahitamo gukora subscribe, ugahitamo gukora comment ku biganiro byacu. Turi muri cya kiganiro Imboni y'Umuhanuzi, twongeye kandi guhura na wa muhanuzi yari amaze iminsi ari mu mwiherero n'Imana, yari amazemo igihe kigera hafi amezi 8 ari mu mwiherero n'Imana. Rero turamugaruye ngo atubwire icyo ijisho ry'umuhanuzi riri kubona. Wowe uri kumwe natwe, ntucikwe, ntujye kure. Hariho ubuhanuzi bugiye kukumanukira, hari igitangaza kigiye kukubaho, hari ikintu kigiye kugukoraho. Uyu munsi kandi yaje afite amavuta yo guhanurira ikirere cyaho herereye, haba mu Rwanda cyangwa ho mu mahanga. Yaje afite n'andi mavuta kandi yo guhanurira ubutaka kuko bugiye kurumbuka. Hari inzara igiye gusohoka mu gihugu, naho
ukuri. Hari ikindi kandi yaje ari no mu yandi mavuta yo guhanurira ikintu bita ubukungu. Amafi akagani wawe mu bubiko bwawe, wowe wanyeganyezaga mu mufuka ukabona nta kirimo. Hari ikintu Imana igiye kuzana, kandi nta ndwara uri busigarane mu gihe uri buza kubukurikira iki kiganiro. Tangira utwibwira nyakubahwa Profete Enoki. Imana ishimwe, turabasuhuje abakunzi mwese b'Irembo Ryera. N'umugisha w'Imana twongeye kugira uyu munsi, kuba Imana itwemereye kongera kugaruka hano Espiriye. Bisanzwe rero ngewe ni Enoki Sibomana Profete, nashyiriweho gukora umurimo w'Imana ku isi, kandi nibyo nerejwe. Ndatekereza ko abantu benshi abakunzi b'Irembo Ryera twagiye tubana mu bihe byashize cyane, murabizi aho muri hirya no hino abo twagiye tuvugana. Imana ibaha umugisha cyane. Ikindi kandi ndagira ngo tubwire abadukurikiye ko bashobora gusanga ibiganiro byawe aho bagira umugisha ukomeye kuri Eden TV. Ujya muri YouTube yawe ku muntu udukurikiye ukandikamo Eden TV ukasanga ibiganiro mu buryo bw'ikinyarwanda busanzwe, uhasanga rero Enoki. Kandi abantu bari gukurikira iyi televiziyo barimo barabona kubaho kw'Imana ku buryo bukomeye. Enoki, ubwo rero abantu bagende bakore subscribe, kandi hari ibintu biri gukoreka rwose, biri gukoreka by'ibitangaza. Mbere yuko twinjira mu kiganiro Imboni y'Umuhanuzi, wahanurira iki kirere kugira ngo amavuta y'Imana kimanukiremo, kuko hari ibintu bigiye gukoreka ku badukurikiye. Twatangira dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Data mu izina ryera, Data mu izina ryawe rikora kandi rihindura, turi hano ku isi kugira ngo dukore ubushake bwawe. Uratwemereye uyu mwanya kugira hano ku Irembo Ryera kugira ngo tuganire n'abakunzi b'Irembo Ryera, kandi turasabye ngo umugisha wawe ugumane na buri umwe. The last to pledge, we own the last to pay the race. Abre fostu, de lompe fostu preto del we idrados, and marry your lies. Vugana n'imitima y'abakunzi b'Irembo Ryera. Vugana n'imitima y'abakubaha kugira ngo bumve kandi basobanukirwe ubushake bwawe. The lance for your light, the race. Reka abarwaye bakire. The last to pray to the race by all favors. Reka bafite intambara zinyuranye zirangire, kubera ko turi hano ngo tunanize kandi turemerere buri imbaraga yose irwanya bera. The la be forced to pray to the race be on terrace. Twarakwemereye kugira ngo mwami udukoreshe muri iyi si abushake bwawe. Turaguhamagaye rero muri uyu mwanya Data, kugira ngo ukomeze ukore ibidasanzwe. Tangirana natwe kandi komeza ukore ibidasanzwe mu mitima y'abera, mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Amen. Tuguhaye ikaze kandi umugisha Espiriye tugize kuba dushoboye guhura. Turi mu masengesho, tumazemo iminsi. Uyu ni umunsi wa 17. Turi imbere y'Imana n'amasengesho y'iminsi 1000. Abantu benshi bo barayamenye, bamenye ko iyo gahunda tuyirimo. Tugeze ku munsi wa 17, ariko iki turaje inshinga no gusengera igihugu cyacu, kubera ko igihugu cy'u Rwanda duhora tubisobanura, ni igihugu cyavuzweho n'Imana, kandi ni igihugu bikenewe ko network yose y'umwijima idakwiriye gukorera muri iki gihugu, kuko iki ni igihugu cyavuzweho n'Imana ibintu bihambaye cyane. Ni igihugu abapfumu bambuwe ijambo. Ni igihugu hagiye gukomeza kubaho domination y'umwuka, kugira ngo umwuka wera gume agwize imbaraga. Muri make rero turi mu masengesho, kandi Bibiliya ivuga neza yeruye ngo amasengesho y'abera azibukwa, kandi ubugingo budasenga babupfuye. Ni byiza ko abakunzi b'Irembo Ryera aho muri hose murushaho kwegera Imana, kubera ko nta handi hantu muzahurira n'Imana uretse mu nzira y'amasengesho. Kubera iki ari inzira y'amasengesho? Nuko ari wo muyoboro wonyine uduhuza n'Imana, kuko Imana nta bindi bintu bindi ikeneye bindi byatuma wenda duhuza nayo cyane
uretse inzira z'amasengesho kandi amasengesho ashingiye mu buryo nanone bwo kwera kuko buriya Bibiliya ivuga ko gusenga k'umunyabyaha ari ikizira ku Mana biba bisaba ko rero abantu bezwa kugira ngo no mu misengere yabo bashobore gukoreshwa iby'imbaraga. Turi mu minsi 1000 y'amasengesho kandi tugeze nyine kuri uyu munsi wa 17 ari nayo mpamvu namwe mwashoboye kuduhamagara n'umugisha kuduhamagara bayobozi b'Irembo Ryera, kandi Imana yagiye itanga umugisha kuko abantu benshi bagiye bakira, abantu benshi bagiye bahembuka ku bw'Irembo Ryera. Rero muririmbyi we yaririmbye aravuga ngo haraho yaririmbye aravuga ngo urwo rurembo rwera ngo urwo rurembo rwera ngo ndubona ngo rwubatswe n'izahabu ngo kandi zirabagirana. Muri make twe dukwiriye kwegera Imana cyane. Dufite ibintu byinshi rero turi gusengera, ariko iminsi 200 ya mbere tugenda tubisubiramo, turi gusengera igihugu cyacu kubera ko Imana igiye gukomeza gukora ibidasanzwe muri iki gihugu. Turimo turirukana imyuka y'abapfumu mu Rwanda, turimo turirukana imyuka yo kugwa no gusubira inyuma, kuko tumaze kugwisa abantu benshi bapfuye sipiriye, tugwisha abantu benshi bambaye uruhu rw'intama ariko muri bo ari birura. Wajya ubareba ugasanga nta Kristo uri muri bo, kubera ko dukwiriye kwita ku iherezo ryacu. Igituma rero ibi bintu dukomeje kwizirika ku Mana, kandi numva twaramaramaje kuzagera ku gitonyanga cy'amaraso yacu ya nyuma, tuzaba twizera Imana. Icya mbere, Imana ni inyangamugayo. Icya kabiri, igirira neza abantu bose bayikunda. Kandi iyo twegera Imana tugenda dusobanukirwa byinshi ishaka, tugenda duhishurirwa, tugenda twakira amabanga anyuranye ashingiye mu mwuka, ariko ibyo byose Imana ibihishurira abantu bayubaha bayegera. Kuko yigeze ivuga ngo nta kintu na kimwe izigera ikora itabanje kukimenyesha abagaragu bayo b'abahanuzi bayitakira cyangwa se bataka ku manywa na nijoro. Rero iyi si ikeneye amasengesho, iki gihugu gikeneye amasengesho, kubera ko byamaze kugaragara ko hari ibintu byinshi birimo Imana irimo iragenda inyereka. Tumaze kugwiza abana benshi barimo barapfa, barimo baricwa na social media. Kubera iki? Hari abari kureba ibintu bitari ku rwego rwabo, hari abari kureba ibintu bya porno, hari abana bato ugasanga abana bari mu myaka 10 n'ingahe bari muri za porno, ugasanga ibyo ni ibintu byose biri kugenda byangiza abana. Bimwe rero mu butumwa Imana yampaye, Imana irimo irambwira ngo nidutake cyane ababyeyi, nibaririre abana babo cyane, kuko hari umwuka uri kugenda uza uje kugira ngo urimbure ubugingo bw'abana, abana batwarwe ikuzimu biciye mu bintu byinshi. Imana rero yarambwiye ngo ababyeyi nibatake, nibarire, nibaboroge, kandi nibasengere abana babo bave mu mwijima, kugira ngo abana bacu bashobore gukura bakora ubushake bw'Imana. Kuko ibyo nibatabikora, nitutaba amaso ngo dusenge, uzasanga nko mu myaka 50 iri imbere, cyangwa nko mu myaka wenda 30, uzasanga twamaze kugira ibibazo. Kuko muri ibi bihe hari ubuhenzi bwinshi bukomeye bwa Satani, burimo buranyura mu buryo bunyuranye mu nzira nyinshi zitandukanye, kubera ko Satani arimo aranyura mu cyo bita tekinoloji, kugira ngo arimbure isi, kugira ngo ananise abera nimba bishoboka. Bibiliya ho Daniel wahanura yavuze ngo nimba bishoboka n'intore z'Imana zizahanurwa, n'inyenyeri zihanurwe zikubitwe hasi. Nukuvuga ngo rero turi mu bihe bya nyuma, turi mu bihe buri muntu wese asabwa kuba maso, turi mu bihe buri muntu wese asabwa gutindana n'Imana, turi mu bihe umuntu wasengaga rimwe akwiriye gusenga kabiri, turi mu bihe dukwiriye kwegera Imana kugira ngo na social media zimwe na zimwe zishobore gukora mu nyungu z'Imana. Kandi turimo turasengera leta y'u Rwanda cyane kugira ngo Imana igume iyikoreshe, kuko urabona hano mu Rwanda twamaze kugira abantu ku mbuga nkoranyambaga bemera guhabwa amafaranga bagakina za porno hanga. Ibyo bintu byose y'abana bacu bagenda bareba ibyo bintu, kandi bakabireba bakiri batoya, ibyo bintu bigenda bihumanya mindset y'abana, noneho bigatuma kubana n'Imana kwa babyeyi babo, kuko nabo bagenda barangara badashobora kumenya ibyo abana babo bagenda babamo. Ugasanga urubyiruko rwacu rurimo ruragenda rupfa. Tware bivuze dufite ibintu bitanu Imana yatubwiye tugomba gutindaho muri aya masengesho y'iminsi 1000. Isi yamaze kwatakwa n'umwuka w'abatinganyi,
iyi si yamaze kwatakwa n'uyu mwuka w'abatinganyi. Mu Rwanda hari abatinganyi benshi, hari abatingana b'abasore, hari abatingana b'abakobwa. Ibi ni ibintu bihari, amatsinda arahari y'abantu banyuranye, kandi ibi ni imyuka y'umwijima, ni imyuka ya antikristo, ni imyuka irwanya Kristo ndetse irwanya Imana n'ikimana ishaka ko abantu bagira ute bakora. Ibi rero ni ibintu dukwiriye kurwanya, kandi turimo turasengera, nyine narimo mbivuga, turi gusengera leta yacu cyane kuko ikoreshwa n'Imana, kandi Imana igenda yihishurira ibintu byinshi kugira ngo igende ishurirwa uburyo bwo kwirukana ibyo bibi, iyo myuka ya Satani. Kuko iyo ubireba neza usanga nk'ibyazaniye isi za mbere akaga byaterwaga n'ibyo byaha bikabije, kuko urabona biri ku mugaragaro, hari abasore ubona ku mugaragaro, hari abakobwa ubona ku mugaragaro, kibaza isi irimo iragana he? Ni byiza rero ko isi ikomeza gutwarwa n'imbaraga z'Imana, abantu bagashobora guhinduka, abantu bagashobora kwihana no guhindukira, kandi ibyo byose turazi neza ko Imana izagenda igira ute ibikora. Ibyo rero ni ikintu cya mbere turimo turasengera muri aya masengesho y'iminsi 1000. Cya kabiri, turimo turasengera urubyiruko cyane, rurimo ruratwarwa n'ibintu by'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge birimo biratwara abana bacu, abasore, abakobwa, birimo birabangiza, kubera ko abantu benshi b'abana cyangwa se n'abantu banyuranye bari gusa naho bashakira umunezero aho utari, kandi umunezero wa nyawo uri muri Yesu Kristo. Muvandimwe Sipiriye, Imana rero niba twe yaraduhaye gukorera hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, tugomba kuba ijisho ry'iyi si, ijisho nanone ry'ubumana rikareberera iyi si, ndetse tukagenda duhishurirwa ibintu byinshi birimo biragenda byataka iyi si kugira ngo tubyirukane, noneho iyi si ikomeze itwarwe mu mpamvu z'Imana no mu kwera no mu gukiranuka. Ibiyobyabwenge rero narimo mbivuga birimo biratwara abana benshi, bitwaye abana b'abapastori, bitwaye abana b'abakristo, bitwaye abantu benshi, kuko yutambuka hirya no hino usanga abana benshi bari mu nzoga kuruta uko bagashoboye kwita ku bumenyi bakiriye. Twarimo tubisobanura ko abantu benshi batekereza ko ari abanyabwenge, ariko abanyabwenge ba nyabo ni abantu bashobora gukurikirana inzozi zabo, bagashobora gushyira imitekerereze yabo ku murongo, bagashobora gukora bihura n'inyungu z'Imana. Niba rero dukomeje kugira urubyiruko ruri mu nzoga, ruri mu matabi, turimo turagana habi. Ni byiza ko abantu inyota y'inzoga bafite batandukana nayo, bakagira inyota yo kwera, yo gukiranuka, yo kubaka igihugu cyabo, kugira ngo bashobore gukora ibikwiye kandi bizagirira benshi akamaro. Ibyo byose rero impamvu biri kugenda biza, bene data bakunze ibirembo ryera, mu Rwanda turi kugenda nanone tugira ibibazo by'abapasiteri. Mu Rwanda biri kugaragara ko tudafite abapasiteri bari ku rugero rukwiye, ku rwego rukwiye. N'abahari basa naho dutekereza ko bari kuri parafo, nabo ubwabo baracyafite intambara nyinshi, kuko hano ugerageje gusa naho akomera, asa naho atwarwa n'imyuka y'ikene wabo, akumva ko niba yagize itorero, iryo torero abantu benshi bakagombye kumenya ko itorero ntabwo ari iryacu, ni irya Kristo. Abantu tubwiriza n'ab'Imana, ntabo mbwiriza ntabwo ari abanjye, ntabwo ari abasipiriye, ntabwo ari abapasiteri runaka, ahubwo n'abantu twigisha ijambo ry'Imana kugira ngo bazajye mu ijuru. Ariko dufite ikibazo, kubera ko tugwisha abapasitori bapfuye kandi baguye b'imigwira, bari aho ngaho basinziriye, batari gushobora kumenya isi y'umwuka aho irimo iragana. Ari nayo mpamvu usanga imbaraga z'iyi si n'imikorere y'iyi si benshi barimo baratwarwa nayo kuruta uko batwarwa n'umwuka w'Imana. Ariyo mpamvu nk'ubu Sipiriye, simbizi nimba ujya ubibona, hari ubwo wari wigera ubona umupasiteri wavuye mu Rwanda wenda ukamubona wenda nko mu giterane cy'abazungu wenda nk'ibihumbi 50. Oya nawe. Wari wigera ubona umupasiteri si wavuye mu Rwanda akajya gufungura itorero hanze, nibura ugasanga abazungu nibo bari muri iryo torero? Abazungu ntibaza. Ibyo ni bigaragaza ko abapasiteri bose bo mu Rwanda ntago baragira ku rwego rushyitse,
ntago barashobora kwinjira no gusesengura isi y'umwuka n'ibyo Imana ishaka ko wenda dukora mu isi, kubera ko abantu benshi baracyari hasi, baracyari ibinyungu zabo ku giti cyabo. Ubwo uvuze yuko abapasiteri batari bagera ku rwego rushyitse mu Rwanda, waba uvuze ko n'uwakubatije atarashyitse? Bose ntago barashyika. Kubatizwa ni ikintu kimwe, ushobora no kubatizwa n'umupagani, ariko kubatizwa byo ni ikintu bisobanuye ikintu kimwe, bisobanuye gupfana na Kristo no kuzukana nawe. N'umupagani yakubatiza kandi ni benshi babatiza abantu. Ibyo ni ibintu ubona. Ntago rero mu Rwanda kuba turi gusobanura ko abapasiteri babo bataragera ku rwego rushyitse, bakwiriye no gusaba amavuta, bagasaba n'imbaraga. Usanga uvuye ahangaha mu Rwanda akajya kugira nk'itorero hanze, usanga nta kindi kintu akora n'ubundi abafasha abanyarwanda. Kandi nkibaza iryo yerekwa ni yerekwa ki? Akwiriye kuba afite iyerekwa ryagutse. Ntabwo numva twakagombye gukora ibintu biri ku rwego rukomeye, ku rwego rwa nyuma. Niba dukorera Imana, twakagombye kwemerera umwuka wera kuza muri twebwe akaduhishurira iyi si. Kuko ubu hano wigeze ubona Pastor Kayanja Robert ubwo yazaga mu Rwanda yijuje sitade Amahoro, ariko mu Rwanda nta mupasiteri nari numva wavuye hano ngo ajye Uganda agende nibura yuzuze Nambole Stadium. Niye mpamvu bose baracyari hasi, baracyakeneye kwigishwa n'Imana no gushaka imbaraga no gucira gucira bugufi Imana, gucira bugufi Imana bakayemerera, bakemera ko hari aho bataragera. Kuko yureba nk'abapastori bo muri za Nigeria, ubona nk'abapastor Chris, ubona muri za Canada barakomeye, ubona muri za South Africa, ubona muri za Amerika, hirya no hino ubona ko ari abantu bari ku rwego rw'isi. U Rwanda rero dukeneye ba bantu bafite ya mavuta yo gushobora guhagarara, kuko hano urabona ko impamvu dufite ikibazo, isi y'umwuka iri kugenda igira n'ibibazo cyane. Irimo irabura abahanuzi bari prophetique, irimo irabura ba bantu basa naho ari abantu bari macuwa, bantu bamaze gusobanukirwa no kwinjira mu gusesengura imikorere n'imibanire n'imikorere y'Imana n'uburyo Imana ishobora gukora iby'imbaraga idukoresheje. Ariko abantu benshi usanga ugize itorero akabona rikomeye, akabona amafaranga, biba bihagije kugira ngo ntiyite ku bindi bintu, kubera ko hari abantu benshi hano bakora ariko ukabona ko barakorera mu mwuka wa mamoni, umwuka wo gukunda impiya, kuruta uko bakita ku cyakiza itorero cyangwa icyakiza ubugingo bw'abantu. Iyo rero ngiye ndimo mbireba nkabona ko mu Rwanda dufite ikibazo cy'abapastori, ni nayo mpamvu ubona leta buri munsi ishobora kuza gukiza amatorero yarwanye, gasanga abapastori barwanye. Niki kibitera? Abapastori bo ubwabo ntago barisobanukirwa ngo bamenye abo bari bo ku Mana, bamenye ibyo bakwiriye gukora, bamenye imbaraga bahawe. Imbaraga kwakira Yesu Kristo biba bisobanuye ngo nukugenda nkuko yagendaga. Kugira Yesu muri wowe ukwiriye kwanga ibyo Yesu yanga, ukwiriye kugenda nkuko Yesu yagendaga. Kuko hano tugwije amatorero menshi adakorera Imana, hari na harafinanswa n'abatinganyi. Ubwo ngayo urumva zirukana uwo mwuka. Amadini ahabwa inkunga n'abatinganyi. Ubu mu Rwanda yamaze kuhagera. Muri Kenya ho uzi nk'abiri arahari, ntabwo ari ngombwa kwirirwa ibyo tubisobanura public, ariko abantu b'umwuka bafite ishusho ry'umwuka barareba. Hari nanda hari iyo ari kwigisha abantu ko Yesu yarangije byose, kandi kurangiza byose Paulo wigeze abaza ngo mbese niba wenda yaragize ibyo akora dukora ibyaha. Ariko hari abari aho bo bari kubwira abantu ko kunywa amayoga nta kibazo. Kandi buri inzoga zirukana umwuka w'Imana. Birashoboka nge nigeze nzinywaho, ariko nta kindi kintu cyiza nazibonyemo. Nabonye ari zo kunaniza umuntu no gutandukanya umuntu n'iki n'ibihe byiza. Hari abari aha bumva ko gusambana ntacyo bitwaye. Hari abari hano n'ubu tuvugana ingo nyinshi ziri aha ngaha, abakobwa bamaze gutangira kugura ibintu by'ibimashini bibasambanya. Abo ntago bakeneye kurongorwa. Ubona unamugeze ukamubwira ngo iby'ubukwe ntago abyumva, bitewe n'iki? Hari undi mwuka wa Satani wamaze kwinjira muri we. Urumva hari abagabo bari kujya bagenda bakagura ibitsina bakeneye by'abagore bakeneye, bitewe n'iki? Izo ni gahunda za Satani ziri aha ku isi, zirimo zirarwanya iki? Gahunda y'Imana. Rero Imana ikeneye ko abantu b'umwuka bahaguruka bakaba ibiharamagara,
kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba tutarageraho twebwe tuva amaraso turwanya ibyaha turacyari hasi cyane. Kubera iki hari abantu benshi ubu uyu munsi the honestest iyo mbivugaho ndanababara cyane, kubera ko ndababara cyane kubera ko ubundi Imana yambwiye ikintu gikomeye, yambwiye ko muri iki gihugu cy'u Rwanda ariho hazaturuka ububyutse buzashobora gukwira isi yose. No kuvuga ngo dukeneye ba bantu bafite gutekereza kwa Yesu no gukora kwa Yesu, kuko hari benshi bayobeye mu buntu ngo bari mu buntu. Ubuntu ni iki? Yesu uri muri twebwe ntabwo atwemerera gukora ibyaha no kugenda nk'abisi, ahubwo Yesu uri muri twe adusaba kurwanya icyaha n'igisa nacyo kugira ngo twambare kwera kwe kandi turoperezante we aho tunyuze hose. Ariko nubireba uzabirebe wenda nk'iwacu muri ADPR nyirimo nta nuzayinyurukanamo, niyo nabatirijwemo niyo nkirimo, ningira na za ministeri, ariko nge nzaguma ndi umwa-ADPR, iryo teruro ryanjye nzarigumamo. Uzarebe ngo wenda nk'abapastori birukanwe mu gihe cyashize, benshi birukanwe buriya babirukaniye kubera ko ari abanyabwenge. Noneho ugasanga muri ibi bihe bya none ntago abantu bari kureba mu nyungu z'Imana, ahubwo abantu benshi barimo barareba mu nyungu zabo bwite. Ibi rero ntago bikenewe, dukeneye ko Umwuka Wera aza, kuko Yesu adusengera yaravuze ngo data ntago ngusabye ko aba bantu bava mu isi, ubarinde iki? Umubi, ngo kugira ngo umwuka naza, haleluya, azashobore kutwigisha ngo ko uwo mwuka yenda ku bya data akabiduhaho. Kahandi hantu hizewe hava amakuru yizewe yagirira abantu akamaro mu isi y'umwuka adaturutse ku Mwuka w'Imana. Kubera iyi mpamvu abantu bakwiriye gushaka Umwuka Wera, bakarira bakanababara cyane n'abamaze kumutakaza, kuko hari abantu bakiri kwibwira ko bahetse umwana ariko umwana yaratakaye ari ingobyi gusa basigaranye. Abo bantu rero bamaze gutakaza amahame yo kwera. Ariyo mpamvu Imana muri aya masengesho ndimo y'imisi 1000 ndimo ndareba ibintu byinshi, mfite n'ibintu byinshi byo kuvuga no kubwira abantu, kubera ko ntago ndimo mbwira abantu bituruka mu bwenge bwanjye bw'umubiri, ahubwo ndimo ndagerageza kubwira abantu bituruka hehe mu mwuka, kugira ngo noneho bamenye gahunda y'Imana. Kuko umuntu wese uri hano kuri iyi si bizarangira havuye apfuye, ariko noneho buri muntu wese, niba twebwe twizera Kristo, tukizera umuzuko, tukizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, reka twirinde, kuko Imana izajyana umurimo w'umuntu wese hehe mu rubanza. Tugarutse muri aya masengesho y'imisi 1000, biravuga biragutwara igihe kingana n'imyaka 3. Aya masengesho wayahishuriwe ute? Ni ibiki wabonye mu gihugu, ari ibihugu bidukikije, ari n'ibindi, ari natwe, biravuga wabonye mwiki? Ndahera ku isi yose, hanyuma kandi impamvu mpera ku isi yose n'abadukurikiye wenda batumva Ikinyarwanda, kuko wenda tutarageraho dushobora kugira uburyo dushyira ibyacu mu ndimi zose, nibagerageze biga Ikinyarwanda, kuko igihe kigiye kugera isi yose n'Ikinyarwanda kimenyekana. Urabona ibihe binini tugenda twiga indimi z'amahanga, ugasanga noneho n'abazi ururimi rw'Ikinyarwanda ntago batekerejwe nk'abanyabwenge, ariko bazi ururimi rwabo, kuko twebwe nta mahitamo twagize yo kuvuka turi Abanyarwanda, ahubwo ni impamvu z'Imana. Ariyo mpamvu maze iminsi mbwira n'abantu ko umuntu udakunda igihugu cye atazajya no mu ijuru. Umuntu udakunda igihugu cye ntabwo azajya mu ijuru. Ikivuga ko niko kuri, iyo udakunda igihugu ntabwo wajya mu ijuru, kuko ikintu cya mbere Imana ibanza kuguha mbere na mbere, iguha igihugu, iguha aho uvukira kugira ngo uzabone aho ujya. Kandi igihugu burya kirangwa n'ibintu bitatu. Igihugu kigira idarapo, ibendera nk'ikimenyetso cy'ubutsinzi. Ririya darapo ryacu risobanuye ibintu byinshi. Iyo ureba ibimenyetso biririmo, ririmo izuba, ririmo ibintu bimeze nk'imyambi, ririmo ibintu byinshi, ririmo amabara anyuranye. Idarapo. Icya kabiri ni ururimi. Buriya ugeze muri Amerika, twagiye tubivuga, ugeze muri Amerika nyine usanga bavuga Icyongereza. Ugeze hano mu Rwanda, ikikubwira ko wageze mu Rwanda,
haleluya ni ikinyarwanda Imana ishimwe n'abatakizi bagerageze bakige mbo icya gatatu ni imipaka urabona buriya buri gihugu kigira aho kigarukira ubwo uretse ko n'ubutaka bwacu bwagiye butwarwa turacyari kubusengera ko twahishuriwe ko ubwo Kongo igiye kuzacikamo ibice natwe hari ubutaka buzagaruka ntabwo ibiyo mbivuga abantu benshi babyumva kubera ko ngewe mba mu isi y'umwuka ariko nkeneye gukora n'abantu bari strong mu buryo bwo kumva ururimi rw'umwuka mvuga kuko ndavuga ibintu binini kandi bikwiriye kumvwa n'abandi bantu banini mu buryo bw'ubwenge ubutaka bwacu buzagaruka Kongo reka mbere wenda kuri Kongo wenda mbere yuko ngaruka ku isi yose muri Kongo n'ubundi haracyari ibintu byacu biriyo nibyo ndimo ndagarukaho mvuga hari ubutaka bwacu bukiriyo bwajyanywe mu buryo mbarako ari ubw'umwijima ariko ubwo butaka bukwiriye kuzagaruka mu bundi buryo kuko ibyo bugomba kugaruka kuri iki gihugu kuko nimba dufite wenda se aba bantu baturutse muri Kongo urabizi ko u Rwanda rwashoboye kubakira na mbere hose ariko rwabakiriye ubutaka butagarutse Rwanda ntacyo rutakoze rwarwanye kuri abo bantu cyane rwakoze ibintu byinshi abantu baba babibona ari abari mu mubiri ari abari mu mwuka barabibona ariko noneho abo bantu nabo n'abanyarwanda ariko noneho ubwo butaka bwabo bari batuyeho bukwiriye kugaruka kuri iki gihugu kugira ngo dushobore kugumana none dufite byinshi byo gukomeza kudufasha Kongo rero hagiye kubaho impinduka nyinshi zitandukanye kandi intambara muri Kongo ntabwo zirarangira ziracyakomeje cyane mu gihugu cya Kongo kuko twarabivuze ko umutegetsi uyoboye Kongo ntabwo ari ku rwego rwo gutwara Kongo Imana irimo iratoranya irimo irareba undi muntu uzashobora kugira ikindi kintu azazana cy'impinduka mu gihugu cya Kongo hanyuma rero tugarutse ku isi bisanzwe isi yose twese turabizi ko muri ibi bihe hari impuha z'intambara zinyuranye mu bihugu binyuranye hari n'ibitarimo intambara kuza hagiye kuzabamo intambara zitandukanye ariko zizakomeza kuba nanone ari mu buryo bwo kugira ngo Imana igire ibintu bimwe na bimwe ihindura kuko ntasigeze ibaho idafite iki intambara kuva mu itangira na mbere hose intambara zagiye zibaho ariko zikagenda zituma hari ibintu bimwe na bimwe bibaho ari mu nyungu z'Imana ku isi rero hari umwuka w'intambara hari n'umwuka w'inzara uyu niyo mwuka turimo niyo myuka turi kugenda turwana nayo kuko systeme y'isi Imana yabonye ko abantu nibakomeza gusa naho bibwira ko batwaye isi mu bwenge bw'umubiri ni nayo mpamvu ubwo Imana iri kugenda ishyiraho uburyo bwo kubacanganya kugira ngo ubwenge bwayo n'imbaraga zayo zirusheho kwimakaza muri iyi si kugira ngo amavi yose apfukamire umwami wacu Yesu Kristo kuko ari we banze ryo kwizera kwacu ni ukuvuga ngo rero mu isi hari inzara mu isi hakomeje kuba iyo nzara intambara ibyo ni ibintu bigiye gukomeza kandi biraza gutwara ibihe bigera muri 13 ahubwo binarengaho ubwo wenda bumva neza imibare baba babyumva rimwe na rimwe ari igihe tuzajya tuvuga tuzimisha ibintu ariko abantu bo mu mwuka bagomba kubyumva kandi nanone tugarutse ku gihugu cyacu igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu ndacyabigarukaho ni igihugu Imana ikunda ariko ni igihugu nanone Imana nanone ifuhira kubera ni igihugu gisa naho gifite isoko ndetse n'imbaraga ndetse n'ububasha n'ubutware kuko ni igihugu cyatoranijwe kuko buriya na mbere hose uru Rwanda rwariho ariko ruri mu maboko ya Yesu Kristo ariyo mpamvu ikintu cyose cy'umwuka ukorera muri iki gihugu utavuga Imana uwo mwuka ugiye guceceka Imana igiye gukubura no gutangira guhana abantu bose bagiye bavangavanga ibintu igiye guhera mu b'imbere mu b'inzu y'Imana bishyize hejuru biremereje aho hose Imana igiye guhondagura igiye guca mu bapastori igiye guca mu bakristo bagiye bavangavanga ibintu Imana
igiye gusa naho ihindura ibintu kugira ngo ikirere cy'isi y'umwuka hano iwacu habeho impinduka nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero ni ububyutse bugiye kuzabaho, ariko bugiye guhera ku bantu bamwe na bamwe banze guhindukira kugira ngo Imana igende ibashyiraho ibihano bibaremerera, ariko noneho bizabashyiriraho itegeko ryo kugira ute ryo kwihana. Kuko usanga abantu bakagombye kubera abandi icyitegererezo, aribo bagenda bica ibintu, bica umurimo w'Imana, aribo bagenda babera abandi bantu iki amataza. Rero muri iki gihugu Imana igiye guhera mu nsengero z'abantu bagiye bavangavanga, ndetse n'izo nsengero zinyuranye za Satani. Hari ibintu byinshi Imana igiye gukora, hari ibintu byinshi Imana igiye guhindura mu isi y'umwuka ndetse no muri iki kirere cy'u Rwanda, kuko usanga abantu bari mu matorero, usanga abanyamadini bahari ari uburyo bwo kuvunisha leta, ari uburyo bwo kuvunisha leta. Ugasanga leta yagiye gukemura ibibazo biri mu madini, kandi amadini yo yakagombye gufasha leta mu buryo bwo gukemura iki ibibazo, ariko noneho kugira ngo bafashe leta ahubwo barateza leta iki ibibazo. Kandi abo nibo bakagombye gusengera leta kugira ngo ikore neza, inzego z'ubuyobozi zikore neza ku rugero rukwiye. Rero abanyamadini barasinziriye, ariyo mpamvu nkubwira ngo nta n'umupasiteri mu Rwanda urashobora kugaragara ku rugero rukwiye rwo gushobora wenda no kuba n'intumwa. Simbizi nimba ubibona. Ndimo ndababwira ibintu bikomeye mutigeze wenda bakunze ibirembo ryera mutigeze mwumva, ariko dufite ikibazo mu isi y'umwuka, ariyo mpamvu Imana ishaka guhindura buri kintu cyose, noneho tugashobora kugira iki kwinjira mu gihe cy'ububyutse. Usanga abapasiteri benshi uzajya usanga hirya no hino bicariye mu tubari bari kunywa inzoga, abandi bari kunywa amatabi, abandi bari mu bagore, abandi bari mu bintu binyuranye. Dufite intonde z'abapasitori benshi cyane bapfuye barenga ibihumbi byinshi, bari ahangaha barangaye. None ukibaza abo bantu amaturo bahabwa n'ayiki? Ayo maturo bahabwa bayamaziki batajya mu misozi ngo batakambe, nabo kwicara mu biro ngo bari aho ngaho ngo bafite amatorero. Izo ntama mufite ntago mwazipfiriye, ntago muri Kristo, ntago mwanasimbuye na Yesu. Namwe ubwanyu mwabashumba mwe mwese muzajya imbere y'Imana mubazwe, ahubwo namwe ubwanyu ni muririre ubugingo bwanyu, muririre ubugingo bwanyu kugira ngo mugire ute mukizwe, kuko turi mu bihe bya nyuma bidusaba kwezwa, bidusaba kuba abantu batunganye. Wari mubaza rero ngo ni ibiki Imana irimo irerekana? Nta kindi kintu kindi kirenze kwihana. Imana nibyo bintu irimo iravuga, irimo irasaba abantu bose kwihana, kugira ngo abantu bashobore guhinduka mu buryo buhura nanone no gushaka kw'iki kw'Imana. Ni muri ubwo buryo. Sinzi niba hari ibindi bibazo ufite byo kubaza muvandimwe. Ibibazo ufite byo kubaza byo ni byinshi mu masengesho y'igihumbi. Amasengesho igihumbi ntabwo twavuga ko y'imisi igihumbi ntabwo ari menshi, kuko ubundi amasengesho n'ubuzima. Amasengesho n'ubuzima. Ubu ngubu mu bihugu wavuze numvisemo Kongo ndetse n'u Rwanda. Nta bindi bihugu Imana ntibishaka? Ntabwo ari ikibazo cy'uko itabishaka, kuko byose biri mu bwami Imana iyoboye. Kuko urabizi uretse n'iyi si dutuye haracyari n'indi migabane, haracyari n'indi mibumbe itaravumburwa, haracyari n'ibindi bintu byinshi turi ku isi ariko tudafiteho amakuru ahagije. Ariko igihe cyose dutindanye n'Imana tugasenga, bene data tubasha kumenya ibintu byinshi. Urabona nko mu gihugu cy'u Burundi, kiriya gihugu nacyo no kugisengera cyane, kuko nacyo cyugarijwe n'ibihe bibi. Ari nayo mpamvu nabwira n'abarundi kwegera Imana cyane, bagasenga kugira ngo bashobore kugirwa neza n'Imana, kuko Imana mpishuriye abarundi benshi bafite amagambo menshi, bari mu rusaku barangaye, benshi kandi nababonye bari mu businzi. Ubwo businzi busobanura amagambo menshi. Imana arambwiye rero ngo ku gihugu cy'u Burundi nakirashaka kugishyiramo ububyutse, ariko irambwira ngo ni byiza ko baba maso bagasengera nanone nabo igihugu cyabo, kuko haracyari imigambi inyuranye ya Satani iri kuri icyo gihugu. Abanyamasengesho rero muri Burundi, bene data inshuti z'umusaraba, ni musenge kandi ni mutakambe cyane, muririre igihugu cyanyu kugira
kugira ngo Imana igire byinshi ikora mu gihugu cyanyu. Ibihugu byinshi Imana igenda ibiduhishurira, ariko urugero wenda nk'Imana inyeretse nk'ibyo muri Amerika, biraza kunsaba kuzabisobanura no mu Cyongereza kugira ngo nk'Abanyamerika babyumve, Biden abyumve, kuko ndi gusaba Imana kumfasha no kumpa timu nini y'abantu bumva neza filosofi y'imikorere y'Imana, kuko isi kuva yabaho yagiye igira abanyabwenge banyuranye, yagiye igira abantu b'abahanga mu mitekerereze no mu myumvire no mu buryo bw'imisengere, benshi banyuranye. Urabona ba Eliya, urabona ba Elisa, bahanuzi ba mbere, urabona ba Samweli, bari abantu binjira cyane mu by'abami n'ibihugu binyuranye, ba Danieli, ba Yesaya, nta n'ibindi byatumaga bitwa abahanuzi bakuru. Barajagajagajaga ikirere cy'isi y'umwuka, bakagenda bamenya amakuru anyuranye, ariko by'umwihariko natinda kuri aba bantu bashobora kumva nyine ururimi tuvuga, no gushobora wenda kumenyesha abantu ko ikintu gikomeye kurenza ibindi bintu byose Imana irimo iransaba kubwira abantu, irimo iransaba kubabwira ko bagomba kugira kwihana, bakaririra ubugingo bwabo, bagataka bagatakamba, bakitandukanya n'ikibi, abanduye bakikuraho ibizinga, bakambara imyambaro yera, abari mu busambanyi bakabuvamo, abari mu bibi bagatandukana nabyo, bagakora ibishimwa n'Imana, kuko ari Imana iduhamagarira. Rero abantu nibave mu burangare, nicyo navuga, kuko abantu benshi bararangaye cyane kandi barangajwe n'ibintu bidafite akamaro. Cyprien, uranyibuka ndi mutoya cyane, urabona ko ndi kugenda mba mukuru, ngise imyaka 38 niyo umaze kugera, niyo myaka mfite. Ubundi abantu bageze muri iyo myaka ni abantu bicara bagasesengura, bakareba ibintu byinshi, ndetse kandi baba bageze aho bashobora kwigisha abandi bantu bitewe n'ibyo tuba tumaze kugira kubona. Je rero byinshi mpabwa, sindi umuhanga, sindi n'intyoza, nibyo mpora mbwira abantu, ndi umuntu usanzwe, ariko icyo mba nkeneye nuko abantu bazamuka bakaba ku rwego runini, bakagira gutekereza kwa Yesu, kandi abantu bagakizwa tukajya mu ijuru, kubera ko Cyprien iwacu ni mu ijuru, ndetse ni naho umukiza wacu adutegereje. Ndagira ngo duhe nimero ya telefone mbere yuko dusoza, kugira ngo abadukurikiye bafite ibyo basobanuza ku masengesho y'iminsi 1000 bazagira icyo bakubaza, bavugane na Enoch, hanyuma babone gukora kw'Imana. Nta kibazo, abakenera kutuvugisha n'ubundi telefone ni yayindi, ni 82 47 96 11. Aho rero bakeneye kumpamagara bambona, cyangwa nyine bakanyarukira hariya kuri Eden TV mu Kinyarwanda, bakareba ibiganiro byacu, kuko niho bintu byose bigiye kubera. Ahubwo nkibaza abatari kujyayo bafite ikibazo. Icyakora hajye abantu bakeneye ubwenge no kwiga no gusobanukirwa cyane, ndetse n'abakeneye kumva icyo Imana ivuga. Imana igumugisha cyane, Imana igumugisha cyane, muyobozi w'Irembo Ryera. Amen. Imana igumugisha mwinshi. Twasoza rero dusenga. No gusenga. Data mu izina rya Yesu, data mu izina ry'abambwe, data mu izina ry'uwanesheje, turagushimiye kuri uyu mwanya kubw'aya magambo mwami yawe uduhaye kuvuga. Reka agirire abantu bose bayumvise akamaro, reka ushoboze bose guhindukira no kwihana, kugira ngo buri wese yisuzume kandi yinire, kugira ngo buri wese ashobore kuba utunganye mu maso yawe, kuko warambwiye ngo ukeneye ko abantu bakumenya, ukeneye ko abantu bahindukira, ukeneye ko abantu bava mu mwijima, ukeneye ko abantu bava mu rusaku, ukeneye ko abantu bavuga izina ryawe kuruta uko bavuga ibindi bintu. Yesu Kristo, bashisha buri wese gushobora gukora no gukora mu by'inyungu zawe, kandi Yesu Kristo uhembura ubugingo bwa bose, kubera ko ubugingo nibwo buzakubona. Dushimiye Imana yumvise gusenga, umugisha Irembo Ryera n'ubuyobozi bw'Irembo Ryera, kugira ngo ugume kububashisha gukora ndetse uyu murimo Nyagasani ubamagarira wivuga butumwa mu isi, kugira ngo ubutumwa bw'Irembo Ryera bugere mu isi yose. Urakoze Kristo kumva gusenga mu izina ryawe Yesu. Amen. Ndugu